Nitwa Koporo Ikirezi Marie Providence, aba ndi umusirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Mba hano mu butumwa bw'amahoro muri South Sudan, nkaba ntewe ishema no kuba ndi umusirikare w'igihugu kandi ibyo basaza banjye bakora nanjye mbishobora. By'umwihariko umwuga wanjye nkora nisangamo kenshi ni nk'iyo basaza banjye bakora, ariko hakaba hariho n'uri special, nkaba ndi supagana, nkaba ndashisha imbunda zo ku bifara, ku modoka z'intambara, imbunda z'umusada, kugira ngo nisange mu gisirikare n'ishyaka n'ishema ryo kumva ko ntewe isheja ryo kumva ko nanjye naba ingabo y'igihugu, nkarwanira amahoro nk'uko abakuru banjye babigenje ndetse n'abasaza banjye, kandi nkumva ko nanjye dushoboye, mfite imbaraga, ibyo basaza banjye bakora nanjye nabikora. Ubutumwa naha abakobwa bagenzi banjye bari hanze bumva ko kujya mu gisirikare ari ukuba ubaye umukobwa w'igishegabo muri make nk'uko hanze baba babivuga, nuko namushishikariza ko agomba kugira ishema ryo kwigira, kabiri akumva ko agomba kurwana nawe igihugu cye kuko nawe afitemo umusanzu, hari icyo yashobora nka basaza be, ntabwo ari umunyantege nke nk'uko babibona, yakisanga muri ibyo ngibyo kandi agakora basic, akagira aho ava akagira n'aho agera, bakamuha na skills zirenzeho we atatekereza.